hari benshi muri mwebwe mukoresha feature phone zanyu ko ni karasharamye cyangwa se smartphone zanyu ndetse n'abakoresha radio receivers bisanzwe bakaba batuninga bakaraga kugira ngo babashe kugera kuri radio bashaka. Ubwo ni ugufata radio imwe mu maradiyo menshi buri yari mu kirere. Ariko se mwamuzi igihe iryo koranabuhanga ryavumburiwe? Hari amazina agenda agaruka mu bushakashatsi n'ubuvumbuzi bijyanye n'ibya radiyo. Harimo nka Heinrich Hertz w'Umudage ndetse na Guglielmo Marconi wo mu Butaliyani. Abo bakoze ibishoboka byose kugira ngo byari mu bushobozi bwabo icyo gihe kugira ngo radio twumva uyu munsi ibashe kubaho ndetse no kumvikana neza nk'uko tuyumva uyu munsi. Ariko si wongeye kutindaho, yitwa Edwin Howard Armstrong, n'umushakashatsi w'umunyamerika. Yabashije gukora ikoranabuhanga ryatumye abasha gutandukanya radio imwe n'iyindi. Kugira ngo wumve agaciro k'ubushakashatsi Edwin yagezeho, fungura radio disi iri mu rukiko. Hahandi baba bavuga yansanganyamatsiko ishyushye buri umwe ashaka kuvuga. Fata Kiss FM ushyiremo umuziki, fata Radio Rwanda ushyiremo amakuru, byose amaradiyo yose yumvira icyarimwe. Uku niko biba bimeze mu kirere. Kiss FM irohereza, Radio Disi ikohereza, Isango ikohereza, Radio Rwanda ikohereza, Flash ikohereza. Icyo Edwin yakoze nuko wowe uri kumva radio ubasha guhitamo iyo ushaka, izindi ukazidropinga. Kuva ubwo abandi bakomerezaho, none radio isigaye ivugira i Kigali, abikinshasa bakaba barayumvise, ubwo ni kuri internet birumvikana. Ubu buryo kandi nibwo abashakashatsi bagiye bifashisha no gushyiraho uburyo abayobora indege mu kirere babasha kuvugana n'abari mu ndege, abapilote. Mwe mwahisemo kufollowinga rero, murumva ko mwahisemo neza. Nyagasani ari kumwe natwe, dukomezanye urugendo naho ubutaha.